Inama ya Minisitiri yemeje imyanzuro y'inama ya Minisitiri yateranye kuwa 4 Mutarama 2021 nyuma yo gusuzuma ubwiyongere budasanzwe bw'abandura COVID-19 n'ubwo abahitanwa nayo. Inama ya Minisitiri yasabye abanyarwanda gukomeza kwitwararika bubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 kugira ngo bahagarike umuvuduko w'icyo cyorezo. Kubera ubwiyongere bukabije bwa COVID-19 mu mujyi wa Kigali, hafashwe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda ya guma mu rugo. Abanyarwanda bose barasabwa kugabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura bagakora ingendo mu gihe bikenewe gusa. Inama ya Minisitiri yashyizeho ingamba zikurikira zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa kandi zikazongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba zizubahirizwa mu mujyi wa Kigali. Ingendo mu mujyi wa Kigali zirabujijwe. Kuva mu ngo no gusurana birabujijwe keretse ku mpamvu z'ingenzi nk'izerekeye ubuzima, guhaha ibiribwa, kujya kuri banki n'abakozi bagiye gutanga izo serivisi. Ingendo zose zigomba gutangirwa uruhushya na polisi y'u Rwanda. Urutonde rurambuye rwa serivisi z'ingenzi zizakomeza gukora ruzatangazwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara no hagati y'umujyi wa Kigali n'uturere dutandukanye tw'igihugu zirabujijwe keretse ku mpamvu za serivisi z'ingenzi cyangwa ubukerarugendo. Ba mukerarugendo bagomba kuba bafite icyemezo cyo bipimishije COVID-19. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange public transport zirabujijwe. Icyakora gutwara ibiribwa n'ibicuruzwa by'ingenzi bizakomeza. Moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi ariko bishobora kwifashishwa mu gutwara imizigo. Abakozi bose yaba ba leta n'abikorera bazakorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga kereka abatanga serivisi z'ingenzi zibasaba kujya aho basanzwe bakorera. Ibikorwa by'ubucuruzi birafunze kereka abagemura ibicuruzwa by'ingenzi kimwe n'abacuruza ibiribwa, imiti, za farumasi, ibikoresho by'isuku, ibikomoka kuri petroli n'ibindi bikoresho by'ibanze, ariko bagakoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 12 za nimugoroba. Restaurant na cafe zizajya zitanga gusa serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye batahana, take away. Amashuri yose harimo na za kaminuza yaba ya leta n'ayigenga arafunze. Aho bishoboka kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga bizakomeza kandi bigomba kongerwamo imbaraga. Insengero zirafunze. Ikibuga mpuzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora. Abagenzi bose baza mu Rwanda bagomba kuba bafite icyemezo cyo bipimishije COVID-19 amasaha 120 mbere yuko bahaguruka. Abagenzi bava mu Rwanda nabo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19. Hoteli zakira abaturutse mu mahanga by'igihe gito zizakomeza gukora hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Urutonde rw'izo hoteli ruzatangazwa n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo n'ababafasha bagomba kumenyesha RDB gahunda y'ingendo zabo. Hoteli zemerewe kwakira gusa inama za ngombwa zibanje kubihererwa uruhushya rwanditse na RDB. Ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza mu rwego rwo gukomeza gutunganya igihembwe cy'ihinga. Ibyo bizakorwa hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Imihango yo gushyingura igomba kurenza abantu 15. Ingamba zizubahirizwa ahasigaye hose mu gihugu. Ingendo zirabujijwe guhera saa 12 za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Insengero zirafunze. Amashuri azakomeza gukora hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Amateraniro rusange n'ubusabane harimo imihango y'ubukwe, kwiyakira, inama birabujijwe. Imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro no kogera muri piscine birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo aho bacumbitse ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 cyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Inama ya Minisitiri yemeje ko sosiyete mpuzamahanga yitwa Tech Experts ishyiraho ikigo cy'ikoranabuhanga mu Rwanda.
inama y'Aminisitiri yemeje ibi bikurikira: umushinga w'itegeko rivugurura itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka w'2020-2021, umushinga w'itegeko ngenga rivugurura itegeko ngenga rigenga amatora, iteka rya perezida rigena imyanya itorerwa ku rwego rw'umudugudu, urw'akagari, urw'umurenge n'inteko itora kuri buri rwego, iteka rya minisitiri w'intebe rigena abagize komite nyobozi ya buri nama y'igihugu n'uburyo amatora yabo akorwa, iteka rya minisitiri ryerekeye raporo y'igihugu ku mihindagurikire y'ikirere. Inama y'Aminisitiri yemeje ko aba bakurikira bahagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda: Madame Aissa Touré Sari uhagarariye Banki Nyafurika Itsura Amajyambere mu Rwanda afite icyicaro i Kigali, Bwana Okechukwu Daniel Ogbonaya uhagarariye Global Green Growth Institute mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Mu bindi, Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco yamenyesheje Inama y'Aminisitiri ko ku itariki ya mbere Gashyantare 2021 hazizihizwa umunsi w'intwari z'igihugu. Ibikorwa bijyanye no kwizihiza uwo munsi bizatangira ku itariki ya 24 kugeza ku ya 31 Mutarama 2021 hifashishijwe ibitangazamakuru bitandukanye birimo radio, televiziyo ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Bikorewe i Kigali ku wa 18 Mutarama 2021. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Murabyumvise ko muri ibyo byemezo by'inama y'Abaminisitiri umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe cy'iminsi 15. Gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali ni ibihe bidasanzwe kandi bigiye guhindura ubuzima bwa benshi. Hari bamwe bamenye iki cyemezo batari mu ngo zabo kandi bifuza kujya mu ngo zabo ngo bariho bamara iyo minsi 15. Hari abari batunzwe no kujya gukora buri munsi bakarya uko bavuye mu ngo zabo. Ibi byose leta yabitekerejeho iki? Iyi niyo mpamvu muri aya makuru turi kumwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professeur Shyaka Anastase, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije ndetse n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commissioner of Police John Bosco Kabera. Baganiriye na mugenzi wacu Paul Rutikanga. Ni ikiganiro kirambuye. Rutikanga yatangiye habaza Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije impamvu umujyi wa Kigali ari wo washyizwe muri iyi gahunda ya guma mu rugo. Nkuko byasobanutse, ibyemezo byose bijyanye no kwirinda covid byagiye bishingira ku cyo isesengura ry'imibare ryagiye ritwereka. Iyo dusesenguye imibare mu mujyi wa Kigali ndetse no mu gihugu hose, biragaragara yuko hari umwihariko ugaragaye cyane cyane muri iyi minsi 50 ishize uhereye uyu munsi wa none ugasubira inyuma, ugaragaza yuko umubare w'abarwayi dufite kugeza none mu gitondo usaga abantu 11,000 twabonye kuva umurwayi wa mbere kwezi kwa gatatu mwaka ushize, nuko 46% by'abo barwayi tubabonye mu minsi 50 ishize gusa. Abantu tumaze gupfusha bageze ku basaga 142 kugeza muri iki gitondo cya none, nabo 65% muri bo ni abantu bapfuye muri iyi minsi 50 ishize. Bivuze yuko muri iyi minsi 50 ishize ibintu byabaye bibi kandi twese turabibona nk'uko mwari mumaze kwisobanura. Bivuze yuko icyorezo kugira ngo intera gifite ubu munsi wa none ihinduke, nuko hagomba gufatwa ibyemezo bikazwe nk'ibi ngibi guverinoma yafashe mu nama yawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni ukuvuga iki? Kugira ngo icyorezo ukwiyongera kw'abarwayi bahagarare, nuko uwanduye atagira ibyago byo kugira uwo ahura nawe ngo amwanduze. Niba uko byagendaga abantu uwanduye kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda n'uwo wahuye nawe utubahiriza amabwiriza yo kwirinda, habagaho kwanduzanya. Ubu rero uwanduye turashaka ko aguma mu rugo, kuko dufite abantu benshi no mu mujyi wa Kigali. Mu isuzuma twakoze twasanze hari abantu basaga 20% mu bantu 1,500 twasuzumye bari bafite ibimenyetso byerekana mu maraso yabo yuko banduye. Bamwe ntibamenya ko bananduye, bararwara, bagira ibimenyetso byoroshye, babyita grippe, buriya barakira, ariko ubwo birumvikana ko hari abo bandi banduje. Bivuze ngo uyu mubare tunavuga w'abantu basaga 500 twajyaga dutanga buri munsi mu minsi yashize, ntabwo ari umubare ugaragaza umubare nyakuri w'abantu banduye hano muri Kigali. Urarenze mu by'ukuri. Kugira ngo rero ibi bihagarare nuko habaho gahunda ya guma mu rugo,
twirinde kugumya kwanduzanya. Ikindi, abarwayi tubamenye kuko baraza kuba bari mu ngo zabo, twifashisha inzego z'ubuzima, abajyanama b'ubuzima n'abandi bayobozi b'ibanze mu bigo nderabuzima, ndetse ko turanabavugisha, turabahamagara buri gihe. Iyo tuzi ko umuntu yasuzumwe tukaba tumuziho ko yanduye, turamuhamagara buri munsi tumubaza uko yaramutse, kugira ngo tumenye ufite ibimenyetso tumuvane aho atuye tumujyane mu bitaro kugira ngo tumwiteho. Ibyo ni ukugira ngo turebe ukuntu imibare yahagarara, hanyuma twongere dusubire ku mibare dushobora byatuma tubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda neza mu gihe twitegura kubona igisubizo kirambye aricyo urukingo. Minisita w'ubutegetsi bw'igihugu, kenshi iyo hafashwe icyemezo nk'iki hari abo gisanga batari mu ngo zabo, hari mu buryo butandukanye, hari uburyo kibangamira abantu. Ariko tujye nko ku ngingo y'abantu bari muri Kigali bifuza nko kujya mu ntara, abo iyi lockdown isanze batari mu ngo zabo, hagiye gukurikiraho iki? Hari uburyo bwatekerejwe wenda bwo kubabwira barava muri Kigali bajye mu ntara, barava mu ntara baza muri Kigali, biragenda bitari uburyo byateguwe byo? Murakoze, ngira ngo tugisubize mu buryo bubiri. Icya mbere, ngira ngo abadukurikiye rwose abanyarwanda babyumve ko minisitiri amaze kubisobanura kandi amakuru turayafite. Intambwe cyangwa intumbero iki cyorezo gifite irasaba ko dukora mu buryo budasanzwe kugira ngo dukiranike nacyo. Ikijyana n'icyo ni uko muri gahunda ya guma mu rugo ntabwo bishoboka ko itatubangamira nyine, ariko ni ugushyira ku munzani uburyo itubangamira n'icyo twahomba tutayikoze. Ikiremereye ni ikihe? Igisubizo kiroroshye. Igikomeye ni uko, kiremereye ni uko tutubahirije gahunda ya guma mu rugo, turajya mu byo minisitiri yatubwiraga ati hari ibibazo bikomeye. Mu minsi 50 gusa tumaze kubura abantu barenga kure 2/3 cyabo twabuze mu gihe cyose cy'amezi agera ku 10. Ubwandu bumaze kuba bwinshi cyane. Niba dushaka ko ibyo bintu bihagarara, tugatangira kugabanya icyo cyorezo, tugatangira kugica intege, ni ngombwa ko hari ko biza kugenda kugira ngo nyine kuguma mu rugo nyine ntabwo ari ibintu twakomera amashyi ngo ni byiza cyane, ariko ni ukwirinda. Ubwo ni ingamba, ubwo ni ngombwa. Impamvu navuga ngo tubisubize ukubiri rero ni ukugira ngo n'abantu babangamiwe buhoro ataza kuvuza induru ati nyamuneka nimundeke nigendere, kuko n'ubundi nibagenda atari ngombwa cyane akavuga ati ndagiye cyangwa agashaka impamvu, ntabwo turi bugere kuri cya kindi twifuza. Icyo dukeneye ni uko nyine twakira iyi ngamba twafashe yaguma mu rugo muri Kigali, ariko birasaba ko tutaza gushaka impamvu zo kwinyura iruhande. Icyo ni icya mbere. Bose umuntu wese uri muri Kigali abyumva atyo, twumve ko guma mu rugo ishyiriweho kugira ngo yubahirizwe, kandi ntabwo ari igihano kindi, ni ukugira ngo twirinde, ni ukurinda abanyarwanda, ni ukurinda ubuzima bwabo, ni ukurinda imiryango yabo. Ariko cyo warubajije, birashoboka ko hari impamvu. Ntanze nk'urugero, hari nk'umuntu waba wundi asanzwe atuye Kacyiru, uyu munsi akaba yarari Kicukiro cyangwa se yari yagiye mu Bugesera, ariko yari asanzwe atuye hano ku mpamvu zitandukanye bitewe n'ibyo yagiye gukora. Ibyo birumvikana. Turi leta yumva abaturage kandi ishyira mu gaciro. Ntabwo twavuga ngo ubwo birarangiye birafunze. Ngira ngo ibyaba byiza ni uko, ariko aho byaba bimeze gutyo, twakwiha igihe gito kitari kirekire, tuvuge mu gihe cy'umunsi w'ejo, ibyo bintu bikaba aho waba uri hose ukaba wamaze kumenya ngo narindi Kicukiro, ariko nyamara ndashaka kuguma mu rugo iwanjye ni Gasabo, reka bariho njya, ukahajya nyine ukajya mu rugo rwawe. Hashobora kuba hari nk'umubyeyi wari wagiye Nyarugenge cyangwa se wari wagiye ahandi asize umwana imuhira agomba kumusanga. Ibyo birumvikana. Ngira ngo umunsi w'ejo nka leta yacu mu gahunda y'imiyoborere myiza kandi ishingiye ku muturage, twifuza kubumva, turiteguye. Inzego ziriteguye, ari twe, ari polisi, ari RURA, ari umujyi wa Kigali, twiteguye gufasha abanyarwanda umunsi w'ejo kugira ngo babone, ariko noneho
ni ukubafasha kugira ngo tubone uko tujya mu kubahiriza amabwiriza bya kweri kweri, kugira ngo hatagira ugira urundi rwitwazo ati buriya nyamara umunsi wa mbere nari ntite umunsi w'ejo turagira ngo aho biza kuba ngombwa rwose naho tubyumve, bitaza kugira ngo abantu barafunguye ngo ejo mu gitondo tubona abantu 10, 20 birunze hariya cyangwa se amajana. Ntabwo ari ngombwa. Ubuzima bwacu buraruta kure impamvu iyo ari yo yose yatuma tugomba kugenda, ariko aho buza kuba ari impamvu simusiga, aho ngaho rwose inzego z'ubuyobozi ziteguye dufatanyije n'izindi nzego dukorana, ari polisi, inzego z'ubuzima za hafi aho, ari umujyi wa Kigali, turiteguye kuba twakumva abaturage kandi tukabakemurira ibibazo kugira ngo twubahirize aya mabwiriza. Ibyo mu nzego ukomojemo harimo na polisi, nako kandi turi kumwe n'umuvugizi wa polisi y'igihugu CP John Bosco Kabera. Twari tumaze iminsi tubona n'ubundi imbaraga nyinshi mu gufata abarenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Ubu noneho twavuga ko bigiye gukorwa bite, hagiye kuba iki, murateguza iki abanyarwanda mu buryo mugiye gukoranamo noneho? Murakoze cyane. Icya mbere twagira inama abaturarwanda ko bakwiye gufata amabwiriza bakarara bayasoma uko yakabaye, ku buryo bujya gucya buri umwe yafashe icyemezo cy'uburyo agomba kubahiriza n'amabwiriza. Niba wumva ugomba kuva mu mujyi cyangwa se mu ntara ukaba bifashaho icyemezo, ariko ku cyo kuyubahiriza 100% byo ntabwo bisubira inyuma, kandi nta nubwo umuntu yajya yiza kubigabanya. Bayasome, bumve uko ateye, bumve uburyo bazashyira mu bikorwa, bumve icyo basabwa, kugira ngo ejo bizatubashishe gukora ibintu bibiri nka polisi y'igihugu. Icya mbere ni ugufasha abantu bashobora kuba batunguwe n'aya mabwiriza bari ahantu hatandukanye, bagashobora kuba bifuza kuba bari ahandi hantu mu by'ukuri bumva bamara iki gihe cy'iminsi 15. Iki ni icyemezo kigomba kwihuta. Icya kabiri ni kwikubitira yuko tuzahita dushyiraho uburyo bwo kugira ngo amabwiriza yubahirizwe hirya no hino mu gihugu. Ntabwo rero twifuza kugira uwo dufata, n'abariya ukomojeho tujya dufata ntabwo tuba twabatumye no baba babirenzeho, nibabyirinde rero. Ariko noneho birumvikana ko ingamba uko zimeze, guma mu rugo mu mujyi wa Kigali nibe guma mu rugo. Ibisabwa nabyo ku kindi gice cy'igihugu bisabwa abaturage nibabyubahirize. Twavuga rero yuko polisi yiteguye gukora n'inzego zose dukorana buri gihe mu gufasha abo bantu, haba ku munsi w'ejo nazaba bafashe icyemezo cyo gukora ingendo, nazo twabagira inama ko zaba ari zangombwa. Erega nabo bagomba no kubisuzuma, ese ugiye no kujya ahantu uzi kuri muzima waripimishije cyangwa ugiye kujyana iki cyorezo? Nabyo nuko bireba, buri umuntu akwiye kuba yatekereza byose agatekereza. Ugiye kuva mu ntara uza hano wipimishije wari muzima cyangwa uraza usanga hano iki cyorezo? Urumva rero turasaba yuko abaturage barara basomye n'amabwiriza bagahitamo bagafata icyemezo ku buryo ejo bitworohera kubafasha. Ariko turiteguye amabwiriza yatunguye, ibyemezo byatunguye tuzabafasha bajya aho bakwiye kuba bajya muri iyi minsi 15 abo bazayimana mpaka ibyemezo bivuguruwe. Minisitiri, agira ngo ibi byose ikizaba umuturambye ni urukingo rwa COVID-19. Gusa mbere yuko tugera aho hantu, umuntu wese yakwibaza icyabaye ku buryo mu mujyi wa Kigali ariho hari ubu bwandu bwinshi. Umujyi wa Kigali ni umujyi uhuriramo nyine n'abanyarwanda bose baturutse mu ahantu hatandukanye. Hari abanyamahanga n'abanyarwanda bataha mu gihugu. Ni ahantu hashobora kuboneka urwo rujya n'uruza cyane cyane, kuko iyo usesenguye neza usanga abantu bandurira aho bakorera, bakandurira muri za transport bakoresha, bakandurira mu bindi birori bitemewe byagiye bikorwa cyane cyane mu kwezi kwa 11 byakunze kuvugwa, byitwa amateraniro mu ngo muri ya minsi mikuru atari yemewe. Mwagiye mutanga amashusho ndetse no kuri televiziyo abantu bagiye bafatwa ari 20 na bangahe biteretse ibisindisha byose n'ahandi henshi. Hari imico nk'iyo ngiyo kurenga ku mabwiriza usanga cyane mu miki. Bivuze rero yuko Kigali hagaragayemo kurengera aya mabwiriza, ntabwo ari ibanga, ariko ingufu zigomba gushyirwamo kugira ngo noneho n'abarengereye babone ingaruka mbi ko tugiye kujya kuguma mu rugo. Tukaguma mu rugo kugira ngo ibintu byongere bisubire ku murongo.
ariko tukanaguma mu rugo kugira ngo twiteho kurushaho cyane cyane inzego z'ubuzima bagaragayeho iyi ndwara bafite n'ibimenyetso. Twongereye ubushobozi bw'ibitaro kugira ngo tubashe kubakira. Hari ibitaro bya Nyarugenge nta kindi bishinzwe uyu munsi wa none, ni bishyashya, bigomba kwakira abarwayi bose bafite ibimenyetso bikaze, ndetse n'ahandi muri Kigali tuzi Gatenga n'ahandi hatandukanye, Kanyinya isanzwe abaganga b'inzobere bongerewe umubare. Ikindi nakongeraho, hari n'imiti igabanya ubukana bwa COVID-19 igera mu gihugu mu minsi 2 kugira ngo twunganire abarwayi bakeneye gufashwa kugira ngo turebe uko twagabanya impfu. Nabyo biri mu nshingano za ministeri kugabanya impfu z'abantu bazira COVID. Ni ukugerageza gukora ibishoboka byose mu gihe nk'uko nabivuze leta iri gushyira imbaraga zose zishoboka kugira ngo twifashishije inzego z'umuryango w'abibumbye ndetse n'iyindi miyoboro itandukanye tubone urukingo vuba kandi turubone vuba bishoboka. Ntabwo nza kuvugira itariki aha ngaha, ariko ikigaragara ni uko urukingo turushaka kandi tuza kurubona vuba bishoboka. kugira ngo ni amakuru umuntu yakwita ko ari ayihumure. Nyakubahwa Minisita w'Ubutegetsi bw'Igihugu, muri lockdown cyangwa se guma mu rugo z'ubushize twagiye tubona ibikorwa bitandukanye bifasha babandi bababaye kurusha abandi. Twagiye tubona gahunda zitandukanye zikorwa. Kuri ubu hari ubutumwa bwari bwo bwose, hari icyo mwavuga kuri iyi ngingo? Murakoze. Nk'uko nabivuze mbere, uko twabikoze ubushize, leta yacu iriteguye, inzego zitandukanye z'igihugu ziriteguye. Tuzi ko iyo habayeho guma mu rugo abantu bafite ubushobozi butandukanye, hari ababa bafite intege nke, hari abafungura ari uko bakoze, hari abandi bikoma mu nkokora mu buryo butandukanye, ugasanga ubuzima bwabo bishobora ko hazaharira cyangwa se bakaba banasonza cyane. Ibyo byose rero birateguye. Nagira ngo mbwire abadukurikiye mu mujyi wa Kigali rwose, kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibi byumweru 2 kubera gahunda ya guma mu rugo. Inzego zirahari, inzego dukorana, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, umujyi wa Kigali, inzego za polisi, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ariko n'izindi nzego. Twateguye uburyo twabikora, biratworoheye. Hari bishize ibyo twari dufite, hari aho twari tuzi, gusa twagira ngo tubasabe. Icyo dusaba gikomeye ni uko batinya COVID aho gutinya inzara. Bashaka ko abanyamujyi na COVID abanyamujyi ntibatinya rwose, ntibatinya, n'abasirimu ntibatinya, n'abafite amafaranga ntibatinya, n'abafite izindi mbaraga zitandukanye ntibatinya. Rwose twirinde COVID, nicyo gikomeye. Icya kabiri nacyo nagira ngo nsabe n'abafite ubwo bushobozi bw'iki, COVID ntabwo ari indwara y'abakire nk'uko byagiye bakunze kujya bivugwa. COVID abantu bose n'abo dufite biragaragara, ari abihitana, ari abayirwara ikabazonga ikabazahaza. Twagira ngo rwose ikibazo cy'ibiribwa muri ibi byumweru 2 bya COVID cye kuba aricyo kiraza ishinga abaturage, ahubwo barazwi ishinga no kuvuga ngo iki kibura gasani turakirandura dute, turakirinda dute, turaguma mu rugo dute. Hanyuma ikindi cya gatatu nagira ngo nongereho nasaba, buriya iyo umuntu atubahirije amabwiriza aba yishyira mu kaga, ariko nawe umureba ugaceceka, nawe abagize ate abakagushyiramo. Niba umuntu atambaye agapfukamunwa akaza akakwegera agashaka kugufata ku rutugu cyangwa agashaka kubona arimo aravugisha abantu, mu by'ukuri ukamwihorera, ubwo nawe uba utanze icyuho kugira ngo icyo cyorezo gikomeze gikure. Twagira ngo rero dusabe kubahiriza amabwiriza, kureba abanyarwanda kubahiriza amabwiriza, bye kuba inshingano gusa ya polisi, bye kuba iya muganga, bye kuba umuyobozi w'inzego z'ibanze. Ni bibi byacu, ibi byacu. Nubona umuntu utubahiriza amabwiriza, nawe rwose byamugambugurutse, ariko uri mu biki ntabwo uzi aho turi n'ibibazo bihari. Niba umuntu aje atinje kugusura akagira ate, ntabwo umubwirutse, ariko se wowe bituciyeho. Niba ubona umuntu urwaye akaba ashaka gusohoka ngo agende yitwaza ko ashaka kujya mu isoko,
umuntu baturanye yari akwiye kuba ari we ufata iya mbere akamubwira ati buretse atugiye cyangwa akagwira inzego kugira ngo zigire zite zikurikirane uwo muntu. Nagira ngo dufatanye iki gikorwa kibi cyacu twese, kuko ubuzima ni ubwacu kandi umuntu umwe yanduye ashobora kwanduza benshi. Wenda tukiri aho masegonda make, hari serivisi zimwe na zimwe nk'ubuhinzi, ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bigaragara ko byo bizakomeza. Aba bahinzi, nk'umuhinzi mu gitondo hari icyo asabwa kubanza kwaka nk'uruhushya cyangwa we? Turagira ngo rwose byumvikane, hari serivisi z'ibanze za ngombwa zavuzwe. Ari izo y'ubuhinzi, turabizi ubuhinzi ni bw'ibanze, ni ngombwa, ibikorwa biri mu buhinzi byose biremewe, ariko ntibivuze ko korona niza ikagera ku muhinzi ivuga ngo uyu muhinzi mworozi reka we mukatire we space, ntabwo afite umwihariko. Abanyarwanda bose, abahinzi borozi, abakora mu bucuruzi, abakora mu bindi bikorwa bitandukanye barasabwa kwirinda. Agapfukamunwa turakazi, gukaraba intoki turabizi, kudasiga mu mwanya turabizi, kudasurana turabizi. Niyo baba bahinga ariko ntibivuze ngo nibataha bongere bagende bahurire muri rwa rugo rumwe byongere bihinduke nk'iminsi mikuru mu ngo. Turasaba rwose ko ibyo bintu bihagarara. Ariko ikindi wari uvuze nagira ngo nkomozeho nuko hari ibikorwa by'ibanze uretse ubuhinzi biza gukomeza. Niba uvuze ngo ubuhinzi burakomeza, ubwo ni ukuvuga ngo n'uwejeje imyaka agomba kuyizana ku masoko cyangwa agomba kuzana i Kigali, kugira ngo abanyakigali n'ubwo bazaba bari mu rugo ariko bazarya, bazafungura, bazakenera ibiribwa. Ibyo rero nagira ngo rwose tubabwire ko urwo rujya n'uruza rw'ibyo bintu by'ibanze, ari imiti, ari ibiribwa n'ibindi bijyana n'ibyo, ari byo kwa muganga n'ibyo abaganga bakoresha, hagomba kuba uburyo ibyo bintu byinjira muri Kigali n'abajya kubishaka bakagenda. Urwo rujya n'uruza, izo serivisi zigomba kubaho. Icya kabiri, hari ababicuruza, ari ibyo byo twavuze by'isuku, ibikoresho, bacuruza peteroli na lisanse, abacuruza ibijyana n'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa ibiribwa, aho bose hari uburyo bazagira bakemererwa. Ngira ngo itangazo ry'inama y'abaminisitiri yabivuga, 30% ntibarenga, ntibakora kurenza saa sita, ariko ibyo bikorwa by'ibanze bya ngombwa bizemererwa gukora kugira ngo ubuzima bukomeze. Ndetse hari n'ibindi bya ngombwa bijyanye n'ibikorwa remezo, kubera ko tutabikoze tugahagarara dushobora kugira ibindi bibazo. Nk'ubu hari imishinga tuzi iri mu mujyi idufasha kugira ngo dushobore gukumira ibiza, kuko iyo imvura iguye tugira icyo ukabona amazu aragiye. Iyo nanone ikirere ntabwo tugitegeka, ejo bundi imvura ishobora kwitura hasi. Ni ngombwa ko ibyo bikorwa bikomeza tukabasha kwirinda, ariko bigakorwa twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo. Ngira ngo rero mari impungenge abadukurikiye, urutonde rw'izo serivisi z'ibanze za ngombwa zigomba kubahirizwa, gukomeza gukora muri iki gihe, ruraza gushyirwa ahagaragara narwo kugira ngo abantu barumenye. Ariko icyo warumbajije gikomeye ni uko ibiri mu ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ubwo biba biri kumwe, ibijyanye n'ibikoresho by'imiti byo kwa muganga cyangwa se muri farumasi n'ibindi bijyanye ibyo ngibyo, hari uburyo biza byemererwa ko bikomeza gukora kugira ngo nanone ubuzima bukomeze. Nibyo umuvugizi wa polisi twagiye tubona kenshi n'ubundi ibihano bihabwa abangaba baba barenze ku mabwiriza, ariko umubare wabo mufatira mu cyuho babirimo bagakomeza kugaragara ko bagihari. Kuri inshuro hari umwihariko, wenda munakijyanishe na zimwe muri serivisi zisa nk'izemewe, abantu bazajya babona ibyemezo gusaba wenda ko bajya muri izo gahunda zabo banyuze nk'abazazikenera kuri polisi, nk'uburyo n'ubundi mwajyaga mushyiraho. Murakoze cyane. Icya mbere ni uko hari ibikorwa byemewe, turasaba turarwanda yuko ubu udatangira gutekereza umushinga mu gihe uzaba uri guma mu rugo uzajya gukora hanze wari usanzwe udakora ku kazi. Ngo icyumweru cyagwa mu rugo gitangire hano mu mujyi, noneho nyuma y'icyumweru kimwe ubabaye umuhinzi, ubabaye umworozi aho ujya kuzana amatungo cyangwa ibintu byo gucuruza, uba wahimbye resitora kandi utari uyisangamo. Ibyo byose tuzabigenzura. Ikintu gikunda kugorana ni uko abantu bitwaza ibiriho ibyemewe bagakora ibitemewe. Icyo kintu rero rwose abantu bakirinde, turagira ngo babyumve neza, kuko ni nayo mpamvu ubona abantu buri gihe tubafata batanga impamvu zitari zo,
akaba azi yuko mu by'ukuri yagerageza kubeshya polisi ariko twakora iperereza twagenzura tugasanga yatubeshyaga. Nta muntu dushaka gufata rero, ariko noneho naguma mu rugo ntibagume mu rugo nyine. Ubwo twizere yuko nta muntu rwose ejo ukwiye kuba yagwa muri iki kibazo cyo gufatwa na polisi cyangwa se ngo ahanwe. Nta nubwo ari ibihano bikakaye bikenewe kugira ngo abantu birinde kino cyorezo, ahubwo abantu birinde iki cyorezo kuko kibabaje kurusha igihano icyo ari cyo cyose babaha. Icya kabiri warubajije ni ikijyanye n'uburyo dutanga tuzafasha abaturage bakora ibyangombwa byemewe muri ibyemezo. Dusanganywe uburyo dufasha abaturage. Ubwa mbere nuko niyo ugenda ugahura n'abapolisi bakubaza aho ugiye bakakumva bakaba bagufasha. Uburyo bwa kabiri nuko ari abantu bagomba gukora ingendo bahabwa uburenganzira buti gute. Bashobora kwifashisha uburyo polisi yashyizeho buzwi nka www.manaca.gana.o.na.v.ra bagakurikiza amabwiriza. Iyo ni site yashyizeho kugira ngo abantu bafashe kugira ngo babe bagenda hirya no hino bagahabwa uburenganzira. Uburyo bwa kabiri ushingiye kuri ubwo nuko bashobora no gukoresha akanyenyeri 127 urwego bagakurikiza amabwiriza bagahabwa uburenganzira. Iyo binaniranye turabizi yuko iyo ibintu bigenze gutya abantu n'abadafite impamvu nyazo bahita bajya kuri iyo system, kuri iyo site ugasanga mu by'ukuri yabaye ikibazo. Aho kugira ngo hasabe abantu mu by'ukuri bemerewe cyangwa se bafite izo service zemewe, ugasanga n'abashaka kubikinisha cyangwa n'abashaka guhimba ibitarimo barimo kubikora. Ibyo rero bamenye ko tubikurikirana. Bahamagara telefone 0788 31 16 cyangwa 0788 31 11 bakabafasha. Ariko noneho hirya no hino mu gihugu ku nzego za polisi, intara y'Uburengerazuba ifite umuyobozi wa polisi uwo twita Regional Police Commander. Hari inzego zibanze. Intara y'Uburasirazuba nuko, iy'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru nuko. Abantu bagomba kumva yuko n'izo nzego nazo zifite uruhare mu gufasha abaturage kubahiriza n'amabwiriza ndetse n'uwaba bafite ikibazo kindi kugira ngo kimenyekane. Nibegera inzego rero, ntabwo ari ubwa mbere turebe uburyo twakubahiriza amabwiriza uko yakabaye 100%, hanyuma inzego zibishinzwe zizongere zirebe uburyo abantu bakwitwara cyangwa se niba byahinduka. Minisita, turasa n'abagana ku musozo. Hari icyo umuntu yakwibaza. Birazwi neza ko nta muti ndetse nta n'urukingo rwa COVID-19 kugeza ubu ruraboneka cyangwa umuti uraboneka. Hari icyo wakomojeho ku ntambwe imaze guterwa igana ku kubona urukingo. Ako se magingo ya nk'umuntu ufite COVID-19 hari benshi bari mu ngo zabo, hari abari kwa muganga, hari ishusho ki ibimaze kugerwaho wenda mu gufasha yaba bamaze kwandura, munasesengura byimbitse ku bijyanye n'ubundi na rura rukingo n'imyiteguro kugeza ubihari? Ku bijyanye no kwita ku bamaze kwandura, mwabivuze, ni ukongera ubushobozi bwo kugira ngo tubiteho mu buryo bwihuse. Iyo tuzi ko umuntu yanduye tuba tuzi aho abarizwa, tuba dufite telefone ye, turamuhamagara, dufite systeme dukoresha tumubaza amakuru uko bukeye, uko bwije, uko ameze, kugira ngo nagira ibimenyetso mpuruza by'uko indwara itangiye kumurenga ahita ajya ku bitaro bimwegereye, niba ngombwa tumujyane no mu bigo kabuhariwe byo kwita ku bantu nk'abo ngabo. Ikindi ni uko twavuguruye neza system yacu kugira ngo tumenye ngo buri bitaro bifite hantu cyane cyane nk'hano mu mujyi wa Kigali, tugabana amazone n'ibitaro kugira ngo bikurikiranire by'umwihariko abantu bagaragayeho uburwayi bwa COVID bari muri ako gace kabo, ku buryo byorohera umunyarwanda uri muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali kumenya aho yakwitabaza. Kuko uko umuntu ageze kwa muganga hakiri kare tukamwitaho hakiri kare, rwose bigaragara yuko amahirwe yo kubaho aba ariyongera cyane. Ikibazo ni igihe umuntu abihishe akiha imiti, ajya kwigurira, akajya muri bya bindi byo kunywa za tangawisi n'ibindi byatsi, kwiyuka no kugira gute, byose akabikora nta muntu ubizi, inzego z'ubuzima zitabizi, ahubwo akaza kutugeraho ari umuntu wananiwe no guhumeka. Biragora rero kugira ngo umuntu nk'uwo abashe kusanzamuka. Ibyo ni ibijyanye no kuvura ndetse no gufasha kuvura vuba. Nigeze kubikomozaho ku isoko ry'imiti
mu buryo ku isi hose hari umuti wageze ku isoko nta n'ibyumweru bitatu umaze ugeze ku isoko ariko nk'uko twabivuze leta yawuguze ku wa gatatu saa 11 imiti isaga 18,000 izaba igeze i Kanombe ku buryo ubu turi gusesengura dusuzuma abarwayi bose dufite aho tubavurira ngo turebe niba bujuje ibisabwa na muganga kugira ngo ubashe kumuha umuti nk'uwo nguwo. Impyiko ze zirakora gute, umwijima urakora gute, uburyo tuza kumuha umuti twizeye ko uza kumuvanayo agasubira ku murongo. Icya nyuma iki gisubizo kirambye mu rukingo. Urukingo ruri gushakishwa n'ibihugu byose, murabibona murabikurikira ku makuru. Abazikora barazwi si benshi, ariko twebwe ku bijyanye n'imyiteguro yose ibisabwa byose turabyujuje, ndetse ugereranyije n'ibindi bihugu byose bya Afurika hari porogaramu yerekana imyiteguro aho igeze. Igihugu cyacu kiri mu bihugu bibiri bya mbere byiteguye kwakira urukingo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko turi no kuzishakisha aho zibarizwa, n'umukuru w'igihugu abifitemo uruhare rukomeye cyane, ari kutufasha kugira ngo urukingo ruboneke. Uru rukingo doze za mbere zizaboneka ziza mu gihugu rwose zizashyikirizwa abazikeneye kurusha abandi nk'uko biteguye muri gahunda nkuru yo gukwirakwiza urukingo mu baturage. Ibyo abanyarwanda bari babizi ko nta ngufu na nkeya tutari gushyiramo kugira ngo urukingo ruboneke. Murakoze. Kugira ngo urukingo ruboneke. Nyakubahwa Minisita, dusigaranye amasegonda make cyane tukerekeza i Douala muri Cameroon. Ikipe y'igihugu Amavubi bagiye gukina na Uganda, ariko mu masegonda nyine ayo make nari mvuze ishusho yo ku munsi w'ejo mu gitondo. Ni ishusho ki umunyarwanda arasabwa iki ejo mu gitondo cya kare Kigali izaba imeze ite by'umwihariko? Ishusho turifuza Kigali mu gitondo bucya ari guma mu rugo, ahaba bafite ibyo bakeneye, ntibirunde mu muhanda ari ikivunge, begereye ubuyobozi, begereye polisi, telefone zirahari, ubuyobozi bw'ibanze burahari, turabafasha kugira ngo bya bibazo bya byangombwa by'ingenzi uyu munsi urangirane no kubikemura. Ikindi cya kabiri nagira ngo mvuge nuko turifuza ko niyo shusho n'ahandi mu mijyi yunganira Kigali no mu turere twose tw'igihugu abantu batangira bumva ko nubwo ari Kigali igiye muri guma mu rugo, ariko no mu tundi turere ntabwo ari shyashya. Iyo urebye intara zose ukareba imibare, nta ntara idafite abafite ubwandu bari muri magana. Nta karere bitarimo minisitiri yabibabwiye. Ni ukuvuga rero nubwo guma mu rugo iraha, uturere tundi dusigaye n'intara bayirinde. Kuyirinda nta kundi ni ukubahiriza aya mabwiriza, ni ugutangira gukurikirana, ni ukugira ngo buri wese, turavuga abayobozi, turavuga polisi, ariko reka tuvuge natwe nk'abaturage nk'abanyarwanda, utayishaka natangire kare yubahiriza amabwiriza. Icyo kiganiro mwakurikiraga, ikiganiro mugenzi wacu Paul Rutikanga yagiranye na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Professeur Shyaka Anastase, Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije, ndetse n'umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda Commissioner of Police John Bosco Kabera. Ni ikiganiro cyabaye mu ijoro ryakeye, bityo aho mwumvaga bavuga ku munsi w'ejo, ubwo n'uyu munsi, ndetse no mu gitondo bavugaga cy'ejo nyine, ubwo n'uyu munsi ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa mbere. Bivuze ko ibikorwa byo gufasha abantu bafite impamvu zumvikana zo kugenda bikorwa uyu munsi, ariko bigakorwa vuba bigahita birangira. Impamvu izi ngamba zafashwe kwizigira rero nuko imibare y'abandura n'abahitanywa n'iki cyorezo ikomeje kwiyongera. Nk'ubu ngubu ku munsi w'ejo abantu 4 abishwe na coronavirus, bituma umubare w'abimaze guhitana mu Rwanda ugera ku 146. Minisiteri y'Ubuzima ikaba yavuze ko abapfuye ari abagabo 4, barimo umwe wari ufite imyaka 79 wihuye, ndetse n'undi w'imyaka 78, w'imyaka 61 n'uw'imyaka 33 b'i Kigali. Ejo kandi hapimwa abantu 2,950, maze hasangwamo 227 banduye. Abenshi n'ab'i Kigali, kuko i Kigali habonetse 139, Ikirehe haboneka 20, Huye 11, Gatsibo 9, Gicumbi 8, Rulindo habonetse 7, Musanze haboneka 7, Igisagara habonetse 5, Inyanza haboneka 5, Rubavu hakuwe 4, mu Ruhango hakurwa 3, Nyamasheke hakurwa 3, Inyamagabe hakurwa 2, i Muhanga hakurwa 1, umwe wabonetse muri Kamonyi, ndetse n'umwe wabonetse mu karere ka Karongi, ndetse na Kayonza haboneka umuntu umwe.